uyu mugoroba itorero Indemezo ryabateguriye umukino witwa kuba umurinzi w'ingoro ntibikugira umuvuzi w'ingoma wanditswe na Shyaka Josper. Burya ngo ibikomere by'umubiri biravurwa bigakira, yewe ngo hari n'ubwo inkovu zayo zivuwe nazo zigakira. Gusa iyo bigeze ku bikomere byo ku mutima ho ibintu bihindura isura. Uwakomerekeye mu rukundo akunze guheranwa n'agahinda ugasanga kuko igobotora bibaye agaterera nzamba. Ibi ni nako byagendekeye mugabo wagize isanganya yo gutandukana n'umugore azize ingeso y'ubusambanyi, kandi disi ngo byari ubwa mbere yari abikinishije. Uwarose nabi ngo burinda bucya. Uwo mugabo yaje kwisanga mu munyururu ashinzwe urupfu rwa Mpinganzi mu mukozi wo mu rugo bari bararyamanye, bikaba intandaro yo gutandukana n'umugore we. Abanyarwanda nibo babivuze ukuri, kuko ngo ntawe uyoberwa umwibye, ahubwo ayoberwa aho amuhishe. Mugabo yaje gutungurwa nuko mu bibazo byose yanyuzemo yari yaragambaniwe n'inshuti ye yakadasohoka Kamanzi. Nk'abatindiye nimukurikira umukino. Icyaka cyane cyarambanye icyorezo neza umunyago w'umuzi mutera inyota wagira ngo amenya ko umuntu ari mu manza aganya akamusagarara. Ese nawe ushaka ukazatse umugabo wiwe urasara umuzi mutera icyaka yampaye nk'agashira abakizi ko najyaga ngira ngo urakuze niba uracyari mutoya nako kageni. Reka da arahari da, hari umuzimu witwa Nyirakanyiginya niwe utera ikinyobwa cy'icyaha. Nyirakanyiginya reka da cyane rwose uramenye rwose ntabyo narizi. naho se kuvuga mu inshuti y'imina mu byago ubuseke ibyakubayeho twese twabibonye ubwo ko kumva nari kugutererana. Ndabizi ko mu bihe by'agahinda ujya gutandukana n'umugore mwashakanye, umufasha wa kwambara impumbya, umubyeyi wakongereje imfura, yewe ibyo bintu bikubaye akenshi bitari igikomere gikomeye cyane. Rero mwana imyenge y'inzibenwa nabo mugani w'abarundi ibarwa riraye. Ubwo nakubwiye ko no ku kazi bumvise amahano nakoze bagahita bansezerera ngo ntibakomeza kunkoresha kuko umuntu ari guteza icyasha ikigo cyabo. Yarabaye ariko simuga ndakumva kama ko inshuti yanjye magara wanyemerera nkagira icyo mwibariza. Cyapasa rwose niko ko mu bagabo b'inyangamugayo twagiraga intangana ururimo niyo satani yaguteye koko n'uyu muzimu wakuzaniye kabutindi yiruba ku buryo koko urikiye umukozi wawe wo mu rugo kandi wari ufite umugore w'igishongoro wuje uburanga akanagira ikimero cyiza kuriya koko. Niki cyatumye uryamana n'umukozi kandi ufite Marisa uriya mugore wawe usa n'abiki akagira ubwiza budashirira urarondora nk'ubwa mukobwa w'amashira. Niki cyaguteye koko? Kamanzi we akumva ibyanjye byabaye nk'ayamvugo ngo agasozi kagusabye amaraso ntuyakarenze. Ubwo ushobora kwemera ko kuva nashaka nako kuva nakwitwa njye ariko bwa mbere nari ndyamanye n'undi muntu utari Mariza wanjye. ngo iki cyone nyine mbwira ni kuki watangiye kwiga kwiyandarika maze ugahitamo kubimburira ku mukozi wawe mu rugo? Nakoreshe rwose kama uri inshuti yanjye. Ibyambayeho n'ibya byago bikwirira abagabo pe. Ibyago bikwirira abagabo oya rwose ngiye kubyumva buriya bibaho sinzi ko mpamvu biba byandenze. Gusa unyumve neza ntugire umuntu kukwishonguraho cyangwa se kugukina ku mubyimba ngo bya bindi byabaye n'ibirwa kari kubundi karahambirika. Oya ubonye niyo bagusangana n'indaya butwi aho gusangana n'umukozi ukoresha iwawe ushaka. Dore uwo munsi nari nagize kakonje ubwo madamu amaze kwitegura agiye ku kazi Nyirashya nawe yinjiye mu cyumba asanga ndakiryamiye. Ntabyumva nashiditse imyambaro yari yambaye amaze kuyiguruturamo asigara yambaye umwambaro wa damu. reka da shaho rero Kamanzi nanjye ndi umuntu ibindi nashidutse byabaye. yo shaka pole rwose n'ibisi madamu yaje kurwa gitumate
ubwo nubwo yari akivaho nta n'iminota ingahe yari yagaciriye nagiye kumva numva arakinganya aragarutse reka nawe urabyumva umuntu winjiye mu cyumba cye ntiyari kubanza gukomanga kandi natwe nta nubwo twari twafunze n'urufunguzo dushidutse duhagaze hejuru ari gufata amafoto arangije araduhururiza oya we sha ntiwamurenganya nawe urubuka ikosa riryawe yego rwose ndabyumva ariko se ko nanjye mariza nta makosa yankoreraga tukicara tukaganira tugasabana imbabazi kuki watigeze anyumva kuko ngo akinkoni izamba twirengagiza ibyabaye twubake uri kuvuga wa mugabo buriya hari ibidasangirwa ikindi kandi buriya kuryamana n'umukozi we yabifasha nko kumusuzugura ukarenzaho amazi ukanamusuzuguza uwahatse sha uwahatse akoresha mu rukundo si koko iri rimwe rudoni iri rimwe rukundo byari bibaye ubwo ntibyari guhera agahita asaba agatanya ibyo rimwe si ryitwitse ariko mwana yanjye uri mu mvura rwose niko mugabo nakumva ubwo yaba niba umusanganye n'undi mugabo byari gucuritse umujinya wawe ntuzi koko ko nkuzi ko nkuzi yego rwose ndabyemera ko nahemutse gusa ubwo niyo mariza yamabukwe asaba agatanya ariko ntantandukanye n'imfura yanjye ariko kama nakubuze kuba ufite ikirundo ariko utemewe no kugica ibyera umwana wanjye ndamukumbura nkumva mbuza amajyo pe ntakundi nyine iyo urushigishura rusoma ihangane wakira ingaruka zavuye mu byo wakoze nyine ntakundi nyine nk'urisi y'umwandira witarukiriza cyane warawitarukirije yewe kama nakumva wakoze rwose ndabona ndimazemo reka nzamuka njye kwandika 8 mu buriri dore ko haryama bafite abagore ikaze nanone n'isingaraho rwose ikaze ndari guhahisha uretse ko nyine byumvikana ko wowe warabihiwe cyane kuko wigeze gusugongera ku munezero w'abashakanye sha wagwirya nyuma turangize dutahisha turangirize rimwe urumva nanjye mfite akazi sindi butinde mu kabari da ntabwo se naryanga nshingiye ku ko yaba ari kuhirira uwo mukobwa wowe nabonye muziranye nizane ndihuruture tugenda ndamumeje yewe nibana rwose zamuri mu kabindi mitsingisha niko gusente sikete yewe ni ukwikorera utu ducupa turamfata gucuma ijoro aho iby'ejo bizaba bibara b'ejo yewe aho ubanza waraguye wa mugabo ubwo se wagiye wishakira umuntu ushaje gukura hafi isubiza aho urikuye umva ikindi umugore narakizunitswe burundu uzenokwa ariko ubanza utuze gato uzabubwira urupfu rw'imbwa n'inyama n'amagufwa wa mugabo nabikubwiye muga kandi burya munini nta n'ikintu kiba gitagatifu ku mwambese niba ntabujije narasiye ubwo se ko nakebutse bikaba bingejeje ndamutse mbigize akamenyero ubu bitangira no kwiruka ku gasozi bisika mama we nagahema kati kurya nigashira waramutse neza sherisi wasinziriye neza se naramutse neza mukunzi wanjye sinaba naraye mu gituza cyawe na buri bitotsi koko sheri imyaka yose namaze ku isi niyo natangira rwose kumva ko ndiho ibyo naho mbere nari ngiye nanjye reka turyohe n'igihe cyacu cyane ugeze sheri reka ngo dutishe ishaka ngushinje umugore akwiye kwisabwaho buri kimwe umugabo wiberaga mu nzu akibera mu biro gusa ngo arimo arashaka amafaranga akibagirwa ko afite ikirezi nkawe ushaka ikirenga umugore w'uburanga buhebuje yarazuraye ariko nzi byari ariko si kubana n'umugabo
inzu nigeze umukundana umugirira ariko siko ko mu myaka iri mwari mumaranye ntabwo wigeze wumva urukundo byibuze rukeya rutangiye kuza n'agakundo kakanze ubunye umwana gake wamwagize ndakabura isura yacu Celine izina ry'Imana mbirorera nta rukundo nigeze ngirira umugabo wanjye habe rimwe yari umugabo mu mapantaro buriya twabanye n'uri umugabo ikindi kandi wibuke ko umugabo yari afite ibifaranga igitero avuka mu muryango ukize afite bene wabo baba mu mahanga agifite n'akazi keza ubwo rero bigenze bityo ukunda benshi ntabwo twirirwa tubitekereza rwose byari n'imitekerereze cy'amurenga ibifaranga bye yari abifite rwose reka rero tube tuyaryohamo nawe akomeza inyerere maze usamuteka hava uyivamo amafaranga yo kuzarinda dusaza tukaba twambaye ntabwo nashirenga niko kamanzi turare n'ubwo twarangije pe nuko yamani ubera abana bayo iratuburusha nakonyeretsa umunsi yinjiye mu rugo rwacu bwa mbere uje gusura mugabo neza nibyo sinzi utuntu tukantsamo burya se ariko murabizi uriya munsi nanjye sinzamwibagirwa nta munsi nanjye sinzamwibagirwa habe na gatoya akora kuko babivuze ukuri akamasa kazambara inka kazivuga ubundi bwose mugabo nta muntu bajyaga basabana ngo banasurane sinzi uko yatekereje kugira ngo nzaneze kumusura gusa nabonye uburyo wari uri kundeba nanjye numva ndi gushira numva pe numva imbere ari kugenda akanyengera cyane rwose uvuze munsi nasigaye ndota we nkarota umunsi nzongera kukubonera nkavuga n'ishuri bizashoboka maze Imana irangire dukora ibitangaza dukorera mu maboko inama nziza kubera kiragiye wagira ngo wahise umwibaguriraho neza nuko nyine ndende n'inzara ati naho ubundi nari kugira ngo waramvuga uti unyagise ntukavuge gutyo kamanzi ndakunyaje urukundo rutavangiwe urugo rugukeba gutya ariko nyine kuba narakwemereye tukajyana imfura yanjye mu gihe nari nkibana na mugabo ubwabyo ntabwo bikareka uburyo nari narakwemereye koko uzi ko naze kubyarana na mugabo imfura yanjye muzi ko niba yimbyariye kuba njye nawe twaricaye tugafatanya gucura umugambi wo kugira ngo dutandukane na mugabo ubwabyo si ikimenyetso kikwereka ko ari wowe rugira ngeneye ntanze arasezeranye rwose ni ukuri pe gusa mbabarira kuba nshidikanyije ku buryo nkumvamo ntukanabitekereze mbabarira rwose ahandi nakubwiye ko ejo bundi nasangiye agacupa na mugabo ukarwanirwa nde mugabo yabaye urebe neza siwamenya ko ari umugabo wawe undi waruzi yarihebye amasaha n'isaha wajya no kumugura ubuzima bwose wajya kumva umuntu yimanitse mu kagozi icyakora n'umvise ni icyamushegeshe cyane kurusha ibindi kuko wamwangiye ko yazacengera umwana wamita kimwe kiriya ni icyohe umwana usa n'ikibwira hari ubwo ari uwe kuriya gisa ricaza ngo yateye azi ko ari byo papa w'umwana umunsi yamenye ko uyu mwana atari we rero cyangwa akamenya ko we si iyo yitaga amagara ari uwe gukamira ubanza aziruka ku musozi anigeze uwo ku musozi yimanitse gusa ase ntagende agende rwose kandi wacu twawukoze twitoza ntatarake uzi neza ko nidukomeza kwigengesera atazigera amenya ibyaha igihe nikigera ni ukuzareba uko amazu y'intangaha twayagurisha maze tugashaka ahantu tujya kwiturira tukagera tukabingira none se kama
ndakumva ubu nicyo kintu impungenge kuriya mukozi twifashishije tukamubeshyanisha amafaranga akatugurishiriza umugabo mu makosa adashobora kuzagira ngo aduhinduka akadutyoza rubanda bakatwota kareka mbimaze ntakamutesha umutwe ntakamutesha umwanya ntakamutesha umwanya n'amatekerezaho ubu ibyo byararangiye nonese umva wakoreraga amafaranga 15,000 mu kwezi twarangiza tukamuha miliyoni yuzuye wibwira ko yakwirirwa atekereza kugaruka mu guteza ibibazo hano kandi rwose ntekereza ko wabigejeje nk'uko twari twabimusabye akaba yarahisemo n'amasubira iwabo mu cyaro ayo mafaranga akaba yaragiye kuyashakamo n'icyo yayacuruzamo cyangwa se kuba yakayashakamo umugabo ibi byose birashoboka ariko iyo ntabwo byaba kumuhangayikisha rwose ariko umukobwa naramwemeye uyazi ibintu naramwemeye uzi ko nubwo umugabo yarigeze mukunda ariko ikosa ryo kwishima izina ry'Imana nguyu Mariza ndi hano ntabyo nayimuzi nakundaje bikuvuga uyu mukobwa ntimaze namushoboye ariko nawe Mariza ubanza rwose niko ninde wakubwiye ko hari ikintu gitagatifu ku mamesa birahari kama ikintu gitagatifu ku mamesa birahari byiyoni bitagatifu ku mamesa wenda si byose ariko birahari yewe uzagitega umutego nugifatisha uzandabure sinabonye telefone yahamagaye ndatangara nibajije rwose ahantu ukura amafaranga ku buryo umpamagara mu nzu dusangira agacupa numva haranje ijambo amazi nawe n'imvugiro ugiye guko umugabo aguye siko amantuza ameneka yewe nge ntabwo nyapfa kubira imigozi mpamye oya rwose sinkubeshye nkimara kumva telefone yawe nahise nibaza nka ba bahanzi b'ubu imbese aka kanya upfuye uranutse nase ukagira ngo nzanuka kabiri mwana wa mama gusa ariko ntugire ngo hari imaji yabaye sinzi ko mwene wacu no hanze yumvise ibyambayeho abarambutse ntibaruzi udufaranga duke two kumfasha gucunga iminsi nuko mbanibuze ko mu minsi mibi nawe uri nguruka hitamo kuguhamagara ubundi nawe dusangire bari mu itako yewe birumvikana rwose none se ndi makuru muga ahita uyu munsi tugiyeho tuzamutegeka ufasha kwibaza icyo nacumiye ku mwanya sigaho kwibaza witangira muri kwiyakira burya iyo uri mu mutwe munini ntabwo wabigenza ngo imijugujugu ikurenge urumva kuko urutwe runini nyine n'imijugujugu birajyana igikurikiraho ni utangira gutega urutwe ugahondagurwa none se wagira nkubwire utavuze umwe rwose ubu nanjye ntangiye kwiyakira akazi umubiri w'abanyarwanda kaje karemerwa niko se ubuse nyuma yo gutandukana na Mariza wongera gutekereza kongera kureba uko wigenza ushatse kuvuga iki kaba kuko se ntibyumvikana koko ushaka kukubaza niba utarafata nyine icyemezo cyo kuba wakwisuganya ukongera nyine ukabona undi muntu nyine mwafatanya mu buzima dore ntabwo biba byoroshye kamana aho inshuti yanjye ko ibyo bintu simbura byikubwira umuntu uzakomeza kubaho gutyo gusa se kandi ngo gushaka ko dukomezanya urugendo rw'ubuzima cyane rwose kama nyemerera ngusobanurire ko kuri ngiyo urwo rugendo rwarangiye kera kera cyane rwose singikeneye kubaho ubu ndiho ntariho icyanga cy'ubuzima cyanjye cyarangiye umunsi Mariza asohoka mu buzima byaje kurushaho kuzamurwa yanyeraga kuzongera kubona umwana wanjye twabyaranye sinibona rwose nongeye kugira undi mukobwa bikaze mu buzima bwanjye ndavuga ibyo bizashira humura ibyo bizashira rwose nuko nyine gisa naho zibiranijwe n'agahinda nuko ngo urebe ubwira mukobwa Jose ukora hano aba kureba ikibazo ushaka uburyo ahora kureba amaso babarira ibyo biganiro sinshaka kubyumva ibiganiro by'abakora ibiganiro by'abakobwa bigerereza uruhande
ariko ntukajya umuturage ashaka no kukagira nta muturage reka muhamagare ishaka tuzanira imbuto asare kumuryango kureba nawe wifuza kukumira kumurisha natuzanira ibindi cupa atangiye gukumirana no kumirana mu buryo nta mwanya wabyo mfite rwose niko Joël zisha ina tuzanira ibindi cupa rogi tuzanira ibindi cupa ushatse wakambwira ati tuzanira fagitire fagitire si ngombwa ntabwo ari ngombwa gusa ko mbona bisa naho byibaze byibara se sinzi ngo tubitse nabiraje kuzana muri se bya gatatu gusa amakabaye bitandatu se ibihumbi bitandatu nta kibazo gusa nta kibazo cyane rwose burya byeri iryoha ikonje naho iyo ushyushye bumva wagira ngo nta makanura ngaho rero uhitamo urayihereza hano muri twebwe reba uhikonje gusa ko gikomera oya ntabwo gikomeye amarangamutima yanjye rero ariko nsaba kuyiha mugenzi wawe wihangane amba abivuga nk'ibudu ariko zireka amashyingo yawe amashyingo yawe natwe urakoze matamaze wakoze rwose ariko ubwo turakwishyura amafaranga muri byinshi ibihumbi bimwe gusa gusa nturi kwiba di ubu uri kwiba aka gacupa k'amana ndi bukishyuye kuko nishimiye cyane kongera kubabona hano rwose urakoze cyane Joël urakoze rwose burya umuzimu arira ku munyagasani ndabibona gusa umuzimu ninde ku munyagasani ni umuzimu ni we Mbingo umunaniro cyakora nubwo nabuze akazi muri iyi mujyi ariko nawe aka kanya niba wabigite twisuzamo buri gihe nta masaha utahira bashaka umutesi uri ahangaha ahubwo se uravuga iki ko umuntu ashyikari kandi si byumva wabyumukira ngo sohoka mfunge burije buza burizi ko hari n'abagabo baza mu kabari umva bagataha ari uko amafaranga bashyiranye ntagira ngo baba bahuje ngo nzaba no gutuzuka bitoroshye urabizi kwiziga kujya hano mu mujyi kandi ntabwo ushobora gusubira kuri akazi ko mu rugo n'ibicuruzwa n'ahuriyemo ariko akazi kanyu nako ntabwo kwasibye n'ubundi n'ingazi kwivuza ukangutsa ko buriya nanze no kukubaza kuko nabonaga utarashyira hagati n'imyembero ariko ubundi gute kugendekeye gute wakoraga ariko se kandi n'inganzima ubu se ko ntubaze ngo ukarira kuko imbwira ngaho basi ceceka rwose humura nta n'ubwo ibintu nzongera kubikubaza igihe cyose umutima wawe utarabohoka rwose ngo wumve ushaka kubimbwira ngaho bicecekeye basi cyakora mbabarire nanjye si ibyambaye no gukubwira wagira ngo ni ubusaba nimba nibuze ko nzabwira amakosa abandi batumye hasa umubare w'inzirakarengane akaza no kurugwamo shanjwaye ibitsina n'abo n'inganzima bavuga nise ko numva wahisemo kubigira ibanga ngaho nyine urumva abana nabyo wenyine nyamara iyo ubivuze wabohoka ubu haracyari kare ariko igihe nifite nzakubwira nta kibazo ni ukuri ahubwo se byubahiriza ndakumva kuba rero nawe utashye niba wagira ngo nahoze ubikora cyangwa hamwe mwatunganye mu kazi reka shandi ko ndurebe sinari gisa n'ugishinja kugira amabanga cyangwa ntabwo nguhisha ngo nguhishe iki gusa amarira nahoze ngira yewe
Menya yandi bavuze ngo nayo urukundo. Niko se aya wendeba cyane usendikirira. Cyangwa hari washwanye n'urukundo cy'ibintu bitari kuzinera kubwira icyo ko ntari nagushi. Ndaza ndakwituje umva. Kurya akazi ko muri bari kagira ibibi ariko kagira n'ibyiza. Ibibazo se bigahora n'ukurira kwawe. Urumva uryo abantu bari gusoma agasinziriye hari ubwo kagenda kabagera ku nyota buhoro buhoro ukumva rero batangiye kuvugisha ukuri kose kandi nawe niba uri mu kazi nta kuntu nyine wareka kubyumva ibiganiro byabo ubu uri kubyumva by'abakiriya rero ni kugenda cyane mu bujiji ukira uri kunsobanurira ubwo urumva hari abagabo babiri b'inshuti magara bamaze igihe baza kunywera ku kabari iwacu ibiganiro byabo sinzi uko byaje kugenda umva nzi rwose ndabikundiye kuko kubeshya rero ko mwana y'u Rwanda niko araganira agacishamo agaseka amasaro agaseseka ku buryo wahisemo kumva sahaje bire cyangwa niba yamurikurikirana na maranye ku buryo wakunze umugore utewe n'uko aganira gusa we sahaje bire icyo nakundiye uwo musore nakundiye uyu mugabo umugore ibyamubayeho uyu mugabo ntabwo udakora amakosa nk'ayo nakoze sinabuka uramenye ku mugabo w'abandi uzi ubwenge sinjye oya da ntawe ugiye gusenyera pe gusa nyine nawe wumvise ibyamubayeho wamukunda pe cyangwa se ntugatete njye narakunze ariko mazemo no gukunda ibintu maze ikiduka byose binjirira amazi nk'ibisusa ikibonetse ko nanjye nayo narengera pe sinzi n'uburyo kuvuga n'ibintu kitangiye tubireke yigirira ibintu y'umugabo wategeshe amazi tukabisiga ukundi urumva nyine umugabo ngo yahoze ari umukire muri gikomeye ngo yahoze afite amafaranga akangari ngo yari afite nayo kujugunya ibintu niko numva gusa ariko ageze ahabi yumva ko ageze ku rwego rwo gusaba uwo yiri gusa byamugendekeye gute bwisi cyakoze bibahoda hari ubwo ngo Imana imwumvishe ikamwumva ifaranga yagize akabyara akabibyina n'ikizana yamureba ikumva ikubitira isese maze akadisubiza oya undi si uko byagenze byamugendekeye bite urumva ngo yari afite umugore ubwo yumva nawe wari uhari ariko simbwira ko numviriza nako we ntabwo numviriza maze sinzi kabutindi nawe umukobwa yaje kumwibambazaho maze shanga umugore abagwa gitumo kandi ubwo bwari isura ya mbere agerageje gukina umugore iyo mpamvu ko iri kubaha uwo mugabo usobanutse nta handi muzi nuko we na mugenzi we bakunda kuza kunywera hariya ku kabari kariya kabari mporamo ariko ubundi nta handi mbazi pe amazina yabo ni bande kandi ni abagabo babiri nyirabura abashinzwe wow ko muzi bazi mukuru bazi kamanzi na mugabo bazi kamanzi na mugabo ayo ibyo ni ikikangira ko gusa nandi igitekerezo cyo kuraza nigeze ngira mbega hari mwiza ariko ko numva nawe ukabya koko ndiko gusa umugabo ntiyajyaga basohokana ariko umugabo muzi nyice umugabo buriya ndumva utanamuzi uriya mugabo muzi ngo yabasohokanaga ibintu bikagenda neza umugabo musohokana kwa mugabo kandi kujya kurya inkoko muri hoteli duturanye yakabye akatujyana nko mu yindi ntara wenda akatujyana nko ku Gisenyi umva nta mwanya wo kuryoshya abagabo ubuzima bwanjye ariko atakoraga
niyo mwasohokanaga yajyanaga laptop bakicara imbere mu kazi ariko ku ruhande rumwe yari afite ukuri ese ntibyari ngombwa ko abanza gushaka amafaranga gusa nyine ku mugani w'abanyarwanda ugiciye inkondo si ugicumbana reba ukuntu yakunutse yayashaka none twebwe ab'Imana zereye tukaba turi kubaryohamo shaka ariko ntagende iyo rubebe ese murana n'abagabo batari abasirimu ni rubebe ariko sima utambwiye ntabwo mwirukanye ngo ikimari ushaka kubura ko ukumbuye umugabo ariko nyanyore ukumisa usinga isurara umbwire ko ari umugabo umvuze ugahita ufuha ni umugabo ufuye ntafuha se uyoboye ko ababanye bagirana utubanga twinshi kabone niyo baba baratandukanye ariko mbese ariko kamanzi rwose oya nibyo rwose niwe nyimakaje mu mutima wanjye rwose ni wowe wenyine nkunda nahiriya mbwebwe higeze ugira na milimetero kare yiharira no mu mutima wanjye nitende nitende yumva asabwa sheri ni ngombwa ko ndumya agati na se mbe mariza yanjariye iriza imfura yanjye ashaka nakubabare turi kumwe ni ukuri murahumeka tuza neza neza cyane ni wowe wanjye sibyo kandi umbwira rwose singa akazi na saa sita oya ntugasubire kubivuga iyo ishaka gupfa isubira kurya ibirutsi oya ntugasubire kubirutsi oya rwose ibyo ntukabikore ku giti dore umuntu ariko nibyo erega ndi umuntu uva ku giti dore umuntu ndahari ariko reba iyo telefone sheri ubanza ari iyawe njyewe iyanjye irimo vibrere ntabwo isona ariko uyu ntazapfa vuba aka kanya wese ubwo twamuvugagara murahamagara umusore yanjyaga hirya kuri njye nawe twarangizanyije ninde se uguhamagaye kandi mwitabida cya kiburaburyo ngo ni mugabo yugahirima mu manga none se kutamwitaba ngo wumve icyo akubwira kareka cyanagiye mwitabe rwose nta nubwo mfite umwanya wo kuvugana nandubariye njyewe waba mfite umwanya wo kuvugana na za basanga zitazi icyo zishaka mu buzima gusa wagize ngo hari ikindi kintu kizima ashaka kumbwira uretse ku ntebe itarapfa gusa nyamara wakagombye kumwitaba ukumva icyo akubwira kuko burya baravuga ngo n'umusazi hari ubwo asara akagwa ku ijana ariko se keretse niyongera kumpamagara ahari uzi ko yongera akampamagara mwitabe pe reka numva alo uraho neza mari hanyuma se usanze ntaraho neza wabihinduraho iki ariko si umwaka wose n'uw'iki koko mari ese buriya nawe urireba ukabona ukwiye kubwirwa neza ra nyamara urya ngo ijambo ryiza ni murumuna w'Imana mari si ubwo waretse kuntesha umwanya ukavumvura ibyo uvuga ko havuze kamata nako havuze gato kuba si ijambo ukwiye ni murumuna w'Imana ahubwo ko ari mukuru wa Satani nyabuneka reka kumbwira nabi gutyo hari icyo nashaka kukwisabira rwose ariko se uranshaka y'iki mbe masikini we ko njye ntacyo mvugana n'indaya n'amahabara nkawe ujye uvugana n'abakozi bo mu rugo naho njye undeke rwose nyamara mari nawe wigenzuye wasanga nawe utaragasani gasengwa amaye uzabaze njye niyo ndi amazirantoki fatiraho hamwe ikirundo aha nakubwira iki shenge none rero mariza nagiraga ngo ugirire ibihe byiza twagiranye maze ubu mwanya ingeza twicare tuganire tugire ibyo twemeranywaho rwose ariko se mubaze ubwo utambeshya ibihe byiza yuko njye nawe twagiranye ni ibihe koko ni ibihe muga ni ibihe basi se girira imfura yacu Serine twabyaranye maze umpa amahirwe umwanya rwose nongere kubona icyo kibondo ugize uti kimuga cyakora muba wibagirwe Serine umwibagirwa kuva ku ikubitiro niba rero utanabizi amategeko anyemerera kubona umwana wanjye kuko nanjye nubwo ndi mu makosa ariko ndi umubyeyi we kandi umwana afite uburenganzira bwo kurerwa n'ababyeyi bombi icyo cyo wicara ukizi mari umwana wawe umwana wanjye nyine cyakora ubwenge buke koko nako nta n'ubwenge ugira
yo neza ndumva umugabo amugiriye impuhwe baraho aricaye akanuye amaso yanitse amenyo hazi ko azi ko Selina ari umwana we sekorye icupa ryanditseho baya njye bifata nk'imigenzo rwose njye ndinywera urebe iri hafi aba ari inzanire ahantu ko hari abakiriya rwose umva bitabahaye icupa ryanditseho ntabwo rirema bisaba ko tujya no kubaguranishiriza iyo tutafite akira gufungurira nuko urakoze icyaka cyari kingaritse pe Filadisi ngo ndakoze ahubwo ni wowe ukoze ese umuziki wowe ugiciye icyaka ubwo njyewe umuziki ko nawe wakoze pe wakoze kugaruka hano kuduteza imbere ariko niba kubeshye yari imaze iminsi rwose ndimara nyibaguza ngo ndibe ko nongera kukubona winjira hano yewe nigeze no gushaka guhamagara wa mugenzi wawe umubaza aho wagiye ariko mbona yamfata nk'indondo gusa sinzi niba iyo umuhamagara wari kumubona ntimaze igihe naramubuze kuri telefone dore na mbere yo kuza hano nari nabanje kumuhamagara ngo aze dusangire ariko telefone ye isa nabi itakibaho pe burya sinkunda kunywa ndi njyenyine ariko kandi nta nubwo nkunda kwicara mu bigare by'abasinzi ntiwumva se none se bikamwibariza mbaza rwose ndakumva wari waraburiye siko buriya nakekaga impamvu ebyiri ubwo si izo mpamvu bakekaga ni izihe iya mbere nakekaga ko wenda wagize nka misiyo y'akazi ikagusaba kujya gukorera kure iya kabiri rero nibwiraga ko wenda umugore wawe yaba yarakubujije kugaruka mu kabari dore ko hari n'abagore badakunda ko abagabo babo bajya mu kabari yewe ntubuze byose uransekeje pe ngo misiyo y'akazi ibyitwa akazi byahindutse amateka kuri njye ngaheruka kera niyo mpamvu ubona wa mugenzi wanjye iyo twazanye hano akenshi ariwe ngurira agacupa nawe uvuga ngo umugore yambujije kuza mu kabari byo umugore nabuze nakorekana icecekere ntavuga n'akari murore yo disumbabariye ntabwo nari mbizi ntabwo nifuza rwose kongera kukubutsa ibyaguteye agahinda umbabarire pe nonese ko nawe ntabyo wari uzi ntabwo nakurenganya none se niba ndivanze mu bitandeba mu buzima bwawe ubwo byakugendekeye gute kugira ngo haba mu kazi no mu rugo hose harimo ayo mateka ameze nk'aho ashaririye yewe ibyanjye ni birebire ubanza ntapfa no kubona aho mbihera pe ni birebire rwose yambwira rwose uyu munsi urabona ko mfite n'umwanya nta bakiriya benshi mfite ariko rata wa mugani w'abanyarwanda ushaka gukira indwara arayirata dore ubundi ibyanjye byagiye kudogera igihe nemeraga shitani ko intera mu rwanjye ntatibara maze nkemera kwambara ubucukiro aho nambariye igindi ariko nawe ufite ikinyarwanda rwose ntabwo nsobanukiwe pe mbabarire kuko umutima usobetse amaganya udasobanura amagambo neza ndabyumva shinge nyine nakubwiraga ko nakoze amahano nkarenga ku ndahiro nagiriye imbere y'Imana ndetse n'imbere y'ubuyobozi bwa leta maze nkacinya uwo nari narimariyemo nkakora amahano nkaryamana n'umwana w'umukobwa wadukoreraga mu rugo ese burya nuko byagenze ngahe nguko nikojeje isoni maze nkanimanuriraho imivumo wa mukobwa we ubwo umugore yatuguye igitumo afata amafoto ndamwinginga ngo ntamvemo ariko biba iby'ubusa arampururiza akurikizaho no kwaka gatanya ubwo kuva icyo gihe cyaha n'icyasha ngendana bihora bikengura umutima ese ndumva waraguye mu matsi wahora n'iki ariko nyine niko bigenda urwishigishiye arabisoma nta kundi reka mpamwe hamwe mbyumve rwose ninjye wikozeho none se iby'akazi byo wavugaga byagenze gute ndeka udorere buryo warose nabi burinda buke ubwo no ku kazi bahise banyirukana none kuva icyo gihe barashakisha aho nakura kandi byaranze pe
mbese wikururiye imyaka nawe ihangane nyabusa nagira nde cyakora rero nubwo ntakuzi cyane mba numva ibyakubayeho byarabaye nk'impanuka pe yesu ati wabimenye mu buzima bwanjye nari ntarashurashura nari yewe harimo bimwe maze rero unyemerere nkubwire iki kintu ngira ndakumva ntukemere guheranwa n'agahinda ujye wigira abandi muganire niba rwose ubu uraruhutsemo gake dore nanjye kandi ndahari ukeneye kuganira uza aho nsanga ujye uza rwose tuganire yewe jaye urakoze cyane urakoze rwose reka ntushyire ntahe ndabona butangiye kugoroba yewe ugire ijoro ryiza muga ariko si ubundi njye nafashwe n'ibiki ko nari ngiye no kongeraho n'ibindi ngo ndobye kumanurira n'ibiki siko mvuye mu byanjye urukundo rumfashe nawe njye ngo nari nzi ko ntazongera gukunda kuko n'abanyaga bose badashobotse ariko rero ntawamenya wamuganye ngo inzira z'Imana ni igihumbi wabonye Imana itanyihereye uzampoza amarira ariko nindira ubu ni guhutira ikigo ariko umva kandi nkubwire rwose nukomeza gusakuza kuri urwo rugi ndaguhamagariza abashinzwe umutekano bakujyana akwiye kujyanwa indaya gutwi nkawe indaya gutwi nyine utikisha utangiye kumenyera umuryango wanjye niba nanjye ndagomba gutanga mushikishije amafaranga kuko wowe umugambanyi wowe uri ruhagwa yigize umuhiza ku bana nawe ariko muranyuze inkozi y'ibira kuzakora wangu siri wowe ceceka inkozi y'ibira wowe ndagwase mazina no kwasubiza ibyanyu acyama byashitani nacukishije agahinda mwateye mugabo gashobora gutuma yiyahura ubwo rero mumenye ko amaraso ari mazabarwaho ngaho amafaranga yanyu nayazanye uko mwayambaye igice cy'icumi nakuriye ariko vuga gahoro k'abanyindura aho ngaho vuga gahoro iki niko wafatiranye burya si buno ariko mpinganzi wibagije ko twagundagaje n'inoti koko umuhanga ariho amafaranga umutindi nawe atari no kuzapfa wonyine umutindi ku mubiri mada umutindi rwose ku mutima ariko ceceka wakatibute wa mutindi wenda nakwiyamye nta soni ndabona ngo mukirwa basanya amaguru bamufunyaye muri obya kandi ubu nasohoka amakuba mutuze mw'abagore mwe nimureke guterana amagambo tutavuga ngo tuniteza rubanda niko mpinganzima ko twaguhaye amafaranga ngo utahe iwanyu mu cyaro amafaranga se amafaranga ni yego ngo rero ko watangizamo agashinga cyangwa se uyashake nk'umugabo ubundi uracyakora icyano mu mujyi nawe se ntagira ubwoba bwo kumva n'abandi reka mbataranga akabi kamenyekana n'ubundi ngiye nyahawe bimenywa na bose ibyo bakoreye mugabo urabiyobewe we gabanya urusaku mbwira impamvu yatumye udataha iwanyu mu cyaro ukaba ukigaragara hano mu mujyi niki cyatumye udataha nikaraga mu mujyi niki gituma yikaraga hano mu mujyi cyangwa se njye gukora iki wacu ko nasanze muri yarantanze yaragize ite nararangije kuba iciro ry'imigani none ngo nsubire iwacu gusa ntari kwemera ugasoma ibitabo by'imigani bose bazajya banjyanira inzara ngo ngo akazabusenyera atambutse ako se bigutwaye reka nzicirwe n'agahinda muri uyu mujyi kujya kwandavurira ku ivuko wowe no guhomvura ngo ndajya amafaranga yanyu nari kubona yashatseho yitwa cyakora imiti y'amenyo mwembi mwahuye muhwanye akaba wararongoye rwose umusore wandambagiza mbere amaze no guturiza mbere y'imenya amahano nakoze baratekereza ko yarakindeba n'ibihumye ubu data ntari gusubiza inzoga z'abandi ariko ufite amafaranga ariko ubyumva afite amafaranga rwose ariko se ngubaze nk'inganzi niba twarateguranye umushinga wo ukakugendekera nabi kuki ushaka kugira ngo twese tumuhomberemo yego rasiyo yayo ni ukubera iki ubyumva twese twaho kuryaho amafaranga ntashyira uzisure di nitwishingira imisure twebwe cyakora urarutanze bari urwaje urasaba yanzwe uritamaje madamu uragaragaye pe
wishiza habona mbenya gucwa ariko wahenewe bibagiye ko uri kubwira ari nyiko uragapfa utangine wamugizi wa nabi uko mana ariko ubundi mari ndamubwiye uwaho ndagurinde turabikava mu nzira oya reka tumuze ibindi bijya hanze kariya muhamadi rwose ngo guki gushaka ariko sinzi impamvu mudafata amafaranga ngo guki kuko nayabagabiriye yose nta na rimwe nakuze kuguza rwose muyatware rero igikurikiyeho ngiye gushaka mugabo musobanure byose uko bimeze kugira ngo musabe n'imbabazi ngo ni ugushaka nde ngiye kureba mugabo bisubizaho bikumva ngiye kureba mugabo kandi ndamubwira naweza nikakutofua kubivuga ubu nakukubitisha hano nikakutofua riraje nakubwangirije namuhabana ndabikora mu mfuna z'amatwi wacecetse ko dukora wacecetse ariko twari kugasha kuri cyane wacecetse ukamusaba imbabazi kandi abagore mwara buriya ari guhendeza mu biki buriya yajya akarya amafaranga cyangwa akamwongera nabi ni ukuvuga ngo amukubita yenda mbese se mubwira neza cyenya karibu ari n'ahandi wenyine kumva nikoye noneho ko nabonye yarubiye yahindutse nk'intare y'inkazi aho nk'inkazi ntari budukoreho cyangwa ninde gushakira n'igisubizo kuko nitureba nabi araridukorera kamazi dukubwiye aridukorera agiye kudushyira hanze niba tutamukurikiranye mu maguru mashya kama ayiwe agiye kutwikoreza isigara ishyushye rwose aratubyarira amazi nk'ibisusa ndabikubwiye ni ukuri twose niko se mariye uyu bamwongera andi mafaranga yayemewe wasanga nyine buriya hari abamugiye mu matwi bakamushuka bamugira inama yo kudushakamo ayandi mafaranga n'umurengera niko ye uko nyirashyano wamubonye wabonye muri mafaranga yemerera nubwo twaba tugiye kurutanga ibyo kuba andi mafaranga rero tutaba tugiye kurutanga ikindi gitekerezo ikihe none se nta kuntu wamuryoshya ukamubwira utugambo dusize umunyu maze ukongera nyine ukamugarura hano mu rugo ukongera ukamuha akazi agomba kikama isubiza wikuye akabi karimenya di uragira ngo nawe muzaryamane nk'uko yaryamanye na mugabo maze ngo intama n'ibyuma cyangwa wagize ngo uburyo wamurebaga wose sinakubona mbabarira sigaho wowe unyumvire kandi ryafuha ry'abagore urangiye ubona hari aho mpuriye nawe koko mva kandi ubona hari aho mpuriye nawe ahubwo ibintu mbwiye koko kuturyamana ariko mbabarira nyine wirakara mbese njye nari ngamije gufuha ariko nanone ntabwo napfa kwemera kugutakaza gutyo gusa kama oya okay rero uzana igitekerezo gifatika cy'uburyo twakwikiza ariya mahero urabona kugira ngo dukomeze kubirengereza ingaruka turi ku majwi gusa nta n'icyo turengera ngira igisubizo wumva hari igitekerezo buriya nanjye mfite ubwo se kare kose wari utegereje iki kivuga ahubwo numve gusa ariko nyine gusa urebye ukacyitegereza buriya hari ukuntu nyine ukuntu kimeze gisa naho giteye ubwoba rwose giteye ubwoba niko mari ukwiye ko mu bihe bidasanzwe hafatwa ibyemezo bidasanzwe koko njyewe buriya ndi umuhanga natekereje ndicara ndasutama ndareba ndashoza rwose ndongera ndareba neza igitekerezo ndakivuguta mbwira rwose nyine ndakivuguta aho se uvuga cyangwa se igihe nyine nakivuguse umaze kukivuguta nsanga ko uburyo bumwe bwo kugira ngo tutazajya duhorana ikidodo kubera biriya twakoze ari ukuntu nyine twagira gutya tukagira gute se tukamwikiza kumwikiza hinde ushaka umuntu w'umutora agapfa akava ku isi abyara n'ibanga ryacu turikiye niko mari gusa ko najyaga mukinisha naho kumbi ureba kurusha icyo gisubizo nicyo rwose icyo nicyo cyo nawe siko bibona icyo nicyo siko bibona cyane rwose
ubu ni umuti ikindi kandi umenye ko umugabo ari we ubagiranye ikibazo na mwimazima ku buryo na mwimazima naramuka apfuye umugabo ari we bazerekeza ku ikubitiro niwe bazakeka ku ikubitiro niwe bazakeka ko yamwishe kuko ariwe niwe uzaba afite impamvu yo gushaka kwikiza mwimazima watumye urugo rwose sibyo se njyewe kera na papa byarambwiye ko nzamukiza ngo nzi ubwenge ubwo rero wowe icyo usabwa ni ukwegeranya amafaranga tuzahemba uzabikora nyine nanjye ndashakisha igisore cy'igihagararo cy'igihararumbo cy'ikikora kizadufasha muri uyu mugambi wirusha wacu urumva ariko niko bimeze rwose ariko turasabwa no kugwakwanya tugakwakwanya inzira hakiri kare ugukubiranya mbere y'uko nyirashyano yahura na mugabo akamubwira ko ibyamubaye hari umugambi twari twaragennye oya ibyo niko bigomba kugenda rwose kubita imfubyi kurira ndabyimenyera rwose ntabwo wankubita munambwize kurira nsanzwe n'imfubyi agomba apfe agira ati apfe mbega ingazi none umunaniro ntahaye we ubanza no kurya hari bubashe pe siko numva uragata amaso agafatana ndi kureba nsizemo imbaraga uretse ko n'ahandi ducumbitse rwose naho ari imburabuturo pe nawe si gutahaye amasaha ntaza nani mu gitondo turi buhurire mu nzu ihangane hasi utapfuna duke kuriya mbese baragira umunaniro w'igitsina no kuburara cyakora wa mugani wawe reka gerageze ese ko mbona wijimye mu maso kandi nukuri ko mbona n'amaso yatukuye nk'aho wahoze uri kurira ndakunda rero nanagiye kuraza nkoze ziri mu mariza na Kamanzi nahashyira amafaranga yawe ko numvaga umutima ujya rwose n'ukuntu bafashije gukiruka kagira inkuru rero ubwo se batiki harya Mariza niwe wahoze ari umugore wa mugabo uwo ntegera abayazi nawe ukaze amabine nawe tubagize ibiki bagira ngo se ko nasanze hari rero ngo Kamanzi ukitwa Nyiragara ubwo bwongera bwigaruriye kuko si kegurata nkabikeka niyo mpamvu mugenzi we asigaza wenyine ku kabari naho uwo mubisha yarangije kwinjira muri urwo rugo ku mugaragaro ndetse ariko rero nawe wakosheje umunsi bwo ko wabasubije ayo mafaranga urumva wabahirwa ibyabaye byarangiye utwo dufaranga iyo tuzana ukatwikiruzamo cyangwa se ukanatuzana njye nawe tugashinga akabari maze nkarekeraho no gukorera abandi wabajije yemvara ahisemo kurya kagamuye niba ntarahemutse narahavuye ubu nafashe icyemezo kandi ndamaramaje reka mbere niba ntabwo mu byo nagoretse nawe kwikemura byo niba ngombwa nzasubira gukora imyanya n'ubundi wanabisubukuje ibyo ntacyo nabikora ni amahitamo yawe kuko nawe uri mukuru uzi gutandukanya icyatsi n'uruhu ahubwo rero ngira icyo gisabira rwose niba ubona hari icyo nagufasha sinabura kugufasha kuko buryo umwanya wari uw'iwanyu yewe nagira ngo ngusabe ntugire kibe kijyana ku kazi kawe kumva iki n'ingazi ngo tujye tujyana ku kazi umunsi ntuzi ko nta wundi mukozi bakeneye twajya tujyana ukirirwa wicaye ku kabari gusa kugira ngo bya bigabo biri mu mujyi bizakurikirane n'aba bandi baza kwigurisha maze bitangire kugushotora tuza se akazi kazaba kanzanye yewe n'ibyo byo kwicuruza simbirimo nise uzabuze gukora iki ndifuza kuzajya nza bategereza umugabo hariya ukureba yewe ugize ngo kidi ugize ngo kiringazi bategereza biri mugabo nta kibazo sinani umugabo se kandi uje kumushakaho iki ubwo nawe mukoreye ukamwicira ubuzima wumva bidahagije umukobwa ko umukobwa w'abacyaro niko ko mvuga mugabo ukamera amababa niko joye sabiza se wikicishe inkera mu cyaro ngira icyo ushakira mugabo wowe tuza nta bidasanzwe gusa nk'uko nabikubwiye tumva nshaka kugorora ibyo nagoretse ndumva nshaka gusubiza ku murongo rwa serera amatungo yinjira mu buzima bwa mugabo urateganya se kubyitwaramo ute mukobwa
wakiturije ukareka kwisama warangije gusandara nshaka gusobanura mugabo byose uko byagenze ku murongo kandi nta na kimwe kizinyuma nkamusaba n'imbabazi wenda yakwirengagiza agaca inkoni zamba akambwira ngo umutwaro mfite naruhuka n'ingazi ibyo bisubiza aho urikuye urumva niba ukunda amagara yawe ntiyamye kuzigira wegera mugabo reka nta n'isoni ufite nyamara murantabarenguye mu maso nyabona none sinjye kuvugana na mugabo bigutwaye iki nakubwiye ko niba ukunda ubuzima bwawe wibagirwa umugabo wandifishije niko ninde wakubwiye ko umugabo akeneye ko wowe n'amariza mu mugarukira mu buzima yego komana nta nkuzi z'ibibiri yego fuwaye nawe kumbwira gutyo bakubwira uriya arangije kuba uwanjye icyo ukimenye neza ninjye ngomba kuzamuhoza agahinda mwamuteye ese nayo niyo gahunda wihaye none se ngo ibyambayeho rimwe nibyo byahita binjira indayara cyangwa ngo indaya niyo uri guca umugambi wo kwitwaza agahinda afite ugafatirana umugabo w'abandi aho ni mu nkingira di uzi ko babivuze ukuri koko ubugiraneza bw'intware bwayigonze zose niko uranyita indaya ahantu nyamutsindikiye mu nzira yanjye umva nona ambwira utwawe ndagenda rwose ega mbwira mu rugo sinzira mu Rwanda nyabuka rwose ntawakubujije gusa wibuke ko mugabo ari ndakorwaho wanyibuje ko yego ko mwana yanjye wibuke ko atari wawe yari wamarize niba ushaka kumusigaho ubuzima uzibeshye nzakwereka ko nubwo umva duturuka hamwe mu cyaro ndagutanze kugera mu murima genda nta n'isara afite naje gufata icyemezo cyo kubyikorera kandi usobanukirwa ibite kandi twe twavuze ko tuzashaka umuntu wakamutwikira koko tuzi ko ntumbwiye ko ugiye gushaka umusore ukomeye ufite amatuza akabigufashamo nanjye ukansaba gukusanya amafaranga tuzamuhemba abishaho ntugatete rwose ikizi ariko guribuka uburyo nk'ingazima yatwigaritse akaduhinduka hanyuma ubwo se dushaka umuntu wo kumutwicira nawe yarangiza akazaduhinduka urumva byari yahisemo kubyikorera urumva twari kuba twikijije umusaraba umwe hano umusaraba we nibyo cyane ariko nyine numvise mfite ubwoba ko bazakora iperereza batugeraho bakadufunga kandi baduheza tuza ntacyo tuzaba n'iby'umwihariko wabirangije ntacyo nzaba cyane rwose urabizi neza wasize warahoje neza ku buryo utazigera duteza ibibazo humura yewe nk'ingazima yavuye kuri iyi si y'abazima ngwajya mu kisoko kandi ndagira ngo nkumare impungenge zose ko ntawe uzadukurikirana ugomba kumenya ko abatetsweho kumwica barangije no gufatwa barafunzwe cyakora dusa ariko rero ndabona ngarutse ubitekereza kuri mugabo urongera kumugira impungenge pe nyuma y'ibibazo yari amazemo iminsi bahise bamufata bakamufunga bamukeka ko ari we wishe mpinganzima ubwa mbere ngo yamusambanyije nitwe twabiteye none se ni gute batari kumukeka reka ni nawe icyaha kigomba kuzahama none se ko yari ari mu bantu bafitanye ibibazo na mpinganzima urabizi kuko nyine bararyamanye urumva bararyamanye kandi ni nabyo byatumye asenya urugo rwe ashobora kuvuga abantu rero bavuga ko ariyo mpamvu yatumye umugabo ashaka kumwica cyangwa amwica rega no kumenya kugendera yamaze iminsi avuga ko ashaka kuzajya kureba umugabo akamusaba imbabazi biroroshye guhita abagenzacyaha wumva ko nyine yagiye kumureba ariko umugabo wo kumuha imbabazi agahita no kumwijyana icyurupfu akamwica nahame hamwe nyine yumva uburyo ubwoko bumera bumurya bwumve rwose ugomba kumenya ko nyiri urutwe runini imijugujugu ntimurenganya yamurenga iteka reka yamurenga iteka ariko nawe bitekerezeho ufata imijugujugu ujugunye agatwe gato nibura urutwe runini ngo bafite n'ibibazo bitambaka ahubwo nsikama umukobwa wundi wafashwe nawe agafungwa n'uwahema
ubwo se wiyahuriye na mpinga nzima uwo mukobwa we rero asanzwe akora mu kabari urumva ni umukozi wo mu kabari ariko ngo nyine akabari na mwene wabo na mpinga nzima hanyuma si ibyo noneho gusa nibyo byatumye bamufunga oya iyo tuza nkubwire mbwira neza mpinga nzima akimara kuva hano yagiye gusaba uwo mukobwa ko yamucumbikira umukobwa nyine ngo mu ijoro ribanziriza umunsi mpinga nzima yapfuyeho uwo mukobwa yari yarwanye na mpinga nzima bapfa ko mpinga nzima yashatse kujya gusaba imbabazi umugabo ariko uwo mukobwa ngo yatinyaga ko mpinga nzima nyine yaba ashaka kongera kwigarurira umugabo kandi nawe yari yaramubiye bivuze ngo uwo mukobwa wamucumbikiye yari yarabengutse ne umugabo nawe yari ari yamukundaga yanga noneho ko mpinga nzima ajya kwa mugabo kugira ngo atamuha imbabazi bagakundana bagasubirana ibintu bikagenda neza ese naye oya nibyo niba yari yaramubengutse rero naho ni hamwe bakundaniye mu munyurumbuza bose baba bari bafite imigambi ijya ku bintu cyane rwose kabarye aba rwose muri bo hazavamo umwana munini uyu akabarye bakunze ubundi mukazishyura cyangwa abarye bakunze rwose bari inyuma y'amafera beto umunyururu babone ukumva giti bafungwe ko nujya mu munyururu urebe bafungwe giti bafungwe bisubiremo bafungwe abo basinzi urabona ukuntu bashaka kugutesha umutwe ubundi baravuga ko abagabo bararya imbwa zikishyura niwe wa mbere nabonye wanze amafaranga muri ibintu byose uzagerageza n'ibyanga test ya nyuma ni amafaranga kandi wanze amafaranga apfe tuze tuganire mu rwego rwo kurwanya ibyaha ubucamanza bwafashe icyemezo ko imanza mpanabyaha nk'izi zizajya ziburanishirizwa ahabereye ibyaha akaba ari nayo mpamvu urubanza ruregwamo abakurikiranyweho urupfu rwa mpinga nzima twaje kuruburanishiriza hano aho icyaha cyabereye abakekwa ni aba bombi ni Mugabo na Joyeuse oya nibyo rwose izo rwose ziri bizihanwe reka rero dusabe umutangabuhamya wa mbere uwitwa Kamanzi akaba mwene Bucyana na Nyirambara Bukeye yegera imbere murakoze cyane bwana mucamanza reka nze mbegeye murakoze cyane bwana mucamanza nibyo koko nitwa Kamanzi nkaba turagusaba kurasa ku ntego wa Mugabo urasaba kandi kuvugisha ukuri ukirinda kurusha urukiko kuko nawe wakwidarira amazi nk'ibisusa uvuga ibyo wabonye kandi wumvise mbese ibyo uhagazeho gusa mbese nyine nibyo nari ntagiye gusobanura njye ndabizi neza ko mpinga nzima yishwe na Mugabo afatanyije na Joyeuse naho dusobanurire warababonye oya sinababonye ariko narabumvise nabumvise babipanga mu kabari icyo gihe bakekaga ko nasinze ntari kubumva n'ikimenyimenyi abantu hano bose baguhamiriza ko Mugabo nta wundi muntu basangira gutari ngewe kandi twanyweraga mu kabari kwa Joyeuse gusa hanyuma se niba baraganiraga bavuga ko impamvu yaratuye kwica mpinga nzima ari iyi umvara ugasubije impamvu yabura impamvu zirahari rwose Kamanzi babwire kama babwire rwose izi mbazi ziri zihamwe kandi wa mugore nukomeza gusakuza ndabwira abashinzwe umutekano bashaka aho baba baguherereje impamvu nyine bavugaga ngo bashaka kwica mpinga nzima nuko ngo ari watumye yisenyera urugo ikindi kandi uwo witwa Joyeuse yari yarabengutswe Mugabo ngo yifuzaga kuzamumara agahinda hanyuma mwebwe mu rugo ibi murabisobanura mute niko Mugabo uyu Kamanzi ari cyo mupfa ntimwari musanzwe musangira twarasangiraga rwose nyakubahwa ibyo byose imbihakana aho urumvikana rwose ko atakubeshyera niba mwarasangiraga kandi mukaba nta kindi mwapfaga hanyuma wowe mukoro aba bagabo koko banyweraga mu kabari wakoreragamo yego rwose bajyaga bahagorobereza ariko njye ndarengana noneho nagize mu rupfu rwa mpinga nzima kutangiye gusubiza ibyo utabajijwe urahakana ko mbere y'uko nyakwigendera yitaba Imana mutabanje kurwana
kandi ngo ukaba waramusohoye mu nzu. nuko wa mucamanza rwose niko byagenze ariko gusa nyine ibyo se bisobanuye ko rekera ibyo nashaka kumva nabyumvise. Mwe abaturage mwe muteraniye aha, ubu si rwo rubanza rw'uruca abana bavuze. Nawe se abombi bafite impamvu zihagije zari gutuma bagira uruhare mu rupfu rwa nyakwigendera. Ubu ikindi twarenzaho ni iki? nyakubahwa mucamanza ngasaba ijambo. Ubu ni ndetse kandi uvugira mu rukiko atahawe ijambo. Ndegera imbere aho nkureba neza, umuhe umwanya atambuke. Ariko nizere ko atagiye kuvuga amanjwe cyangwa no kudusubiza inyuma. Uyanjye ndabizi neza rwose yapfuye ndetse aranapfuye cyane. N'umurambo we narawubonye mu nzu y'ubuki. Yarapfuye impanga ya mida. Mutuze. Niko muko isobanura utubwira impamvu utumye urukiko rucikishiriza mu mirimo yarwo aha ngaha. Uri muntu ki, urashaka iki? Kwibutsa impaka zikaba zose. nyakubahwa mucamanza n'inge by'ingenzi Valeri akaba ari njye bavuga ko apfuye muri uru rubanza. C'est pas possible. Bavuga ko apfuye kandi yo. ndabisobanura rwose uko bimeze. dore nari umukozi wo mu rugo kwa mugabo n'umugore Mariza uriya mureba. nuko Mariza n'uriya mugabo bari kumwe witwa Kamanzi banshutisha amafaranga ngo nzagushe mugabo mu bishuko dusambane, maze ngo babone aho bahera bakagatanya. ibyo yifuzaga narabibakoreye ariko nyuma nza kwicuza basubiza amafaranga yabo mbabwira ko ngiye no kujya gusaba imbabazi umugabo. uwo Kamanzi rero yaraneze aranyibukira ntabwo yansiga ndi imbere bangejeje kwa muganga bazi ko napfuye. muganga waje gusuzuma umurambo ngo amenye icyabishe niwe wasanze n'ibima nk'utantabariza baramvura none gore nsiganye umuvu gusa. Niko shakama nawe koko nizeraga, nawe wari inshuti yanjye koko Kama. ariko njye windeba rwose mugabo umukobwa ngo arambeshyera njyewe si umuntu uri kwiyicira umugabo twabyaranye umugabo mwabyaranye ibyo byabazwa Kamanzi nguri mugabo wanjye wowe ndakugunda rwose umugabo mwabyaranye nta soni koko muga uriya mwana si uwawe wowe rwose wabanaga na Mariza nk'umugore wawe ariko Kamanzi niwe babyaranye. Ariko koko ndabibonye imbyeyi yona ijishe ko niko Mari ubwo wirengagije yavuga ngo abami babiri basangira ingobyi ntibasangira ingoma koko. ariko mwabibajije Kamanzi se nguri Si ibi gusa. n'inganzi umbabarire rwose kuba narashwanye nawe tukanarwana nanjye sinjye ni urukundo nari mfitiye mugabo wayahumura mwana wa mama. ibyabaye byarabaye ubikinshimishije nuko ukuri kubyahabona. cyakora shinge ugize neza. Rero mubwire Kama nubwo nawe utoroshye ariko Mariza uyu nawe azagusema pe mbaye guteguje. ariko sibyo ni ibintu cyakora cyo ujya kumira igikoba asezerana n'umuhogo mu nanjye najyaga nicara nkitereje cyangwa mfite umugore. Kumbe ni Satani twabanaga. Umva ndabibonye koko burya ntukibeshye. ariko rwose mugabo njye kuba umurinzi w'ingoro ntibikugira umuvuzi w'ingoma rwose. nyuma y'urwamenyo nkaho njyewe hari n'ikibazo mfite. muri uyu mukino kuba umurinzi w'ingoro ntibikugira umuvuzi w'ingoma wanditswe na Shyaka Josbert